ndabasuhuje cyane bayi kaza abakunzi bacu hano kuri Kirayo TV ni karibu cyane mugubwe neza rero aho muherereye. Reka turebe ubutumwa 10 bwuzuye urukundo wakoreza umukunzi wawe niba umukunda byanyabyo atari bya bindi byo kubeshya. Niba uri mu rukundo n'umukunzi wawe byanyabyo, reka nkwereke ubutumwa 10 ushobora kohereza umukunzi wawe bukamukora ku mutima kandi akanyurwa rwose. Urukundo ni nk'ifunguro rero cyangwa igihingwa ruryohera umuntu kurushaho iyo rubonetsemo amagambo ava ku mutima agakora ku wundi. Kimwe nuko ibiryo biryoshwa n'indyoshya ndyo, igihingwa nacyo kigatoshwa n'ifumbire. Buri kintu kigira ikintu kigirira akamaro mu gihe cyacyo. Niba ujya wibaza amagambo yuzuye urukundo wakoreza umukunzi wawe mu butumwa bugufi, umwereka ko urw'umukunda rukuva ku mutima kandi ukora ibyuzi umukunda byanyabyo. Iyi nkuru nicyo kibazo ije gusubiza. Ikintu kizagufasha kubona amagambo meza wabwira umukunzi wawe, cyambere jya utekereza ko Imana yasize umwanya hagati y'intoki zawe ngize umukunzi wawe nazo zizinjiremo, imitima yanyu ibibaye umwe iteka ryose. Ubutumwa bwa mbere jya ugerageza ubwira umukunzi wawe gushaka kugumana nawe iteka ryose. Ushobora kumwandikira ukamubwira uti mukundwa, ndashaka gutura muri wowe, nkakubera akamwenyu, nkaguhoza amarira, nkakuzanira urukundo, nyamuneka ntuzansige. Ubwo butumwa bushobora kumukora ahantu cyane. Ushobora kandi no kumwandikira ugira uti jya unyibuka mu bihe byawe byiza mukunzi, jya unyibuka mu bihe bikugoye, jya unyibuka wishwe n'irungu, unanyibuke mu bihe wumva ufite ibinezaneza. Muri ibi bihe byose nzaba ndi kumwe nawe mukunzi. Aka kantu rwose SMS ushobora kumukora ku mutima nanone. Ushobora no kumwandikira rwose ugira uti urukundo rwanjye uri agatangaza, urukundo umereza runzanira ibyishimo, mpora nishimye, mporana ibyishimo ndi kumwe nawe, amagambo mbwiramo ibyishimo. Kano ka SMS rwose gashobora kumukora ku mutima nanone. Ubundi butumwa ushobora kumubwira uti urukundo nkunda rwafashe umutima wanjye, urukundo nkunda rwafashe ubwonko bwanjye, runafata ubuzima bwanjye. Uvuyemo nabura igisobanuro cy'ubuzima bwanjye, sinibona nagufite mukunzi. Mu gihe muri kumwe ushobora no kumubwira uti uri roho yanjye, ngwino mfate mu biganza unyuzuze mukunzi. Ushobora no kumwandikira ugira uti ubwonko bwanjye buguhoza mu ntekerezo, mu nzozi zanjye uhoramo, ni wowe umuri iruhande iyo ndyamye, mba numva rwose turi kumwe. Mu gihe mugitandukana wenda mwahuye, ushobora guhita umwandikira uti mise ngukumbura tugitandukana, iminsi n'amajoro bigatangira kumbana birebire, mbese mise ngukumbura rimwe na rimwe agaco k'amakongereza ukamubwira uti I'm missing you already. Ugomba no kujya umubwira uti icyo nari nkeneye n'urukundo runyitaho, nari nkeneye umuntu umura hafi, sinari kukureka rwose, ni wowe nabonye, ni wowe nakubonyemo ibyo byose, niyo mpamvu naje kuguhereza urukundo rwanjye. Ubundi butumwa ushobora kumwandikira, ushobora kumwandikira uti uri ubuzima bwanjye, uri esanse y'imibereho yanjye, uri isi yanjye, nkumbura urukundo rwawe igihe cyose udahari, nkumbura inseko yawe, nkumbura ijwi ryawe mukundwa. Ubwo butumwa rero nubwandikira umukunzi wawe, wowe wihebeye rwose, azumva anezerewe, azatekana, azaguha urukundo nawe wumve rwose ko ufite umuntu ugukunda kandi ukwitaho. Ibintu byinshi bizahinduka mu buzima bw'urukundo rwanyu mu gihe uzita ku mukunzi wawe, ukajya uzirikana ayo mabanga ya SMS, ukajya umwandikira rimwe na rimwe. Bizabafasha cyane, bizatuma urukundo rwanyu ruryoha kandi rugere ku ntego mwihaye. Uzajya ugerageza rero umwita amazina y'urukundo hamwe namwe yandi atamenyerewe, utazajya uhora umwita ngo sheri, ngo hani. Uzajya ushyiramo n'utundi tuzina tudasanzwe abantu benshi badakunda gukoresha, azumva ko uri umuntu ufite creativity kandi uzi gushakisha. Reka nkubwire rero amazina uzajya wita umukunzi wawe azagufasha urukundo rwanyu rukabaryohera wowe nawe. Ni byiza kwita ku mukunzi wawe, umugabo wawe, umugore wawe cyangwa se fiancé wawe, ukamwita amazina y'urukundo kuko yongera ibyiyumviro by'urukundo, bikanatuma murushaho kwiyumvanamo. Ukuyemo amazina amwe namwe nka baby, sweetie, honey n'andi mazina abantu bakunze kwitana. Hari n'andi mazina y'urukundo wakwita umugabo wawe cyangwa se umugore wawe akishima. Izina rya mbere ugomba gushobora nko kumwita amore mio. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'igitaliyani risobanura mukunzi wanjye. Iri ni izina rya kabiri ushobora kumwita mi amor. Iri ni izina naryo rikomoka mu rurimi rw'igisipanyolo risobanura mukunzi wanjye. Irindi zina ushobora kwita umugabo wawe ni charming. Iri ni izina rishobora kwita umugabo wawe igihe ushobora kumva unyuze umutima wawe, kumva arakunyuze mu rwego rukomeye, kuko ubusanzwe ijambo risobanura ikintu cyangwa umuntu utangaje cyane. Irindi zina ushobora kwita umugabo wawe Hanibani. Hari uburyo uba wumva uri mu rukundo kumva arakuryoheye cyane bitewe n'amarangamutima yawe. Iri zina ushobora kuryita umugabo wawe igihe wumva
urukundo rwawe nawe rukuryoheye hahandi bumva rwose unyuzwe. Irindi zina ushobora kwita umugabo wawe ahangaha ni abashakanye, ushobora kumwita Tiger, ubusanzwe muzi ko urusamagwe hari inyamaswa ikaze. Igihe rero wumva umugabo wawe ashobora kuba akaze mu buriri, wumva rwose ameze neza, uba wumva ari intwari yawe. Irindi zina rero ushobora kumwita ni Tiger. Nimba warigeze kumva inkuru ya Romeo na Juliette, ushobora kujya wita umugabo wawe Romeo. Ujya wumva inkuru yawe rero ashobora kumva ko rwose uhagacira urukundo rwe, kumva ko ari uw'igikundiro imbere yawe. Ushobora kujya umwita iryo zina nawe akishima, aba yumva ko uzirikana urwagukunda. Irindi zina ryiza ushobora kumwita soulmate. Iri jambo ubusanzwe risobanura ikintu cyangwa umuntu ukunyura cyangwa kugera ku mutima. Niba wumva muhuje imitima yanyu iteka kubwo kumenyana, wamwitira izina kugira ngo umuhamirize ko yakugeze ku nyota. Irindi zina ushobora gukoresha ni adorable. Iyo wumva umugabo wawe akunyuze kandi akunejeje, nibwo ushobora gukoresha iri zina ukamwereka ko uburyo ubiha agaciro, ukamwereka ko ari uw'agaciro mu buzima bwawe. Ushobora kujya umwita adorable, uw'agaciro. Irindi zina ushobora kumwita sexy. Umugabo wese akunda kumva abwirwa ko agaragara neza. Ibi bishobora kumuzanira umunezero we mu buryo yigirira icyizere, akumva afite icyizere, akumva akagaragara neza imbere y'umukunzi we. Irindi zina ushobora kumwita Bia. Iyo niba ufite umukunzi wawe kwitaho by'ukuri kandi ugukunda by'ukuri, iri zina ryamushimira. Irindi zina ushobora kumwita Sugar. Isukari ubusanzwe iraryoha. Niba umugabo wagukunda bikunyuze kandi ukumva birakuryoheye, bikuzaniye urukundo ruhebuje, iri zina warimuhamagara rwose, ryaba rishimishije, ryamushimisha. Irindi zina ushobora kuba wamwita Sugar Lips. Ngira ngo uri kubona iryo jambo nkubwiye, Sugar Lips, ririmo isukari n'iminwa. Niba biza guhereza ikunyura, ukumva rwose irakuryoheye, ukumva irimo irakujyana aho abakundana bita muri paradizo, warimwita iryo zina ntacyo ritwaye, rimuzanira akanyamuneza. Irindi zina ushobora kumwita My Only One. Igihe umugabo we cyangwa umugore wawe, umukunzi wawe se, fiance wawe, ari we wenyine mu buzima bwawe, ushobora kumwitira izina, nawe yakumva anyuzwe kandi akariha agaciro, akumva kumwitaho cyane, yakumva ko uri umwihariko, yakumva ko ari umwihariko kuri wowe. Irindi zina ushobora kumwita Sunshine. Iri jambo ubusanzwe risobanura imirasire y'izuba. Niba umugabo wawe cyangwa se umugore wawe yaratumye ubona isi, ukabona byinshi, ukabona urukundo rwawe rw'agatangaza, ushobora kumwita Sunshine kuko aba akuzaniye imirasire y'izuba mu buzima bwawe, agakuramo umwijima akazana umucyo. Ushobora kumwita My Sunshine cyangwa se Sunshine, biba bihagije. Irindi zina ushobora kumwita My Everything. Ibi bisobanure ko ari buri kimwe cyose ku buzima bwawe. Niba ubona ko ntacyo wakora ngo kigende neza atari mu buzima bwawe, ushobora kumwita My Everything. Ushobora kubafasha, iryo zina ryakuryohera rwose. Irindi zina ushobora kumwita My Hero. Ibi bishobora kuba byakwereka ko ari intwari yawe. Nimba ari intwari yawe, bishobora gusobanura ko ari intwari yawe koko. Niba ubona umugabo wawe ntacyo atagukorera, ni intwari yawe. Iri zina ryamufasha kumva ko uha agaciro ibyo agukorera. Irindi zina ushobora kumwita Handsome. Ubundi iri zina ubusanzwe rivuga umusore mwiza. Niba ubona ari mwiza, akanunyura umutima wawe, yaba mu mico, yaba mu bindi byose, ibi ibyo akora ukabona ari handsome, iri zina ryaba ryiza kuri we ndetse no mu rukundo rwanyu. Uzarimuhamagaye rero rizamushimisha. Irindi zina ushobora kumwita Mr Good Looking. Iri zina rishingiye ku ndoro y'umukunzi wawe. Niba ukunda indoro ye, kuri mwita ni byiza cyane, rizagufasha, rizatuma urukundo rwanyu rubaryohera. Irindi zina ushobora kumwita Darling. Iri zina risobanuye mukundwa. Ni izina rimaze igihe ariko rihorana umwimerere waryo, rihora ari rishyashya ku muntu uri ku isi. Umukunzi wawe ushobora kumwita Pretty. Ni izina risobanura umukobwa mwiza, ushobora kurimwita ryamushimisha cyane. Uwashaka ukanamwita Beautiful, bizamufasha, azumva anezerewe, azabyishimira, azabiha agaciro, azumva ko uri uw'agaciro kandi azabona ko umubona nk'ubwiza bwe, akabona ko ari uw'agaciro mu buzima bwe, akabona ubwiza bwe hari umwimerere. Ushobora kumwita My Beautiful.
Irindi zina ushobora kumwita my love, urukundo rwanjye. Iri ni ryo zina rimaze igihe ariko ryiza kandi rihora n'umwimerere, rihora ari rishyashya. Iyo uryise umukunzi waranyurwa akumva arishimye, cyangwa ukajya umwita sweet love, urukundo ruryoshye cyane, azumva anyuzwe, azishima. Amazina y'urukundo rero ni menshi cyane, ntabwo twavuga ngo tuyarangize. Nawe ushobora guhimba izina umukunzi wawe, mbese ushobora kwihangira izina ugakora creativity mu rukundo, umukunzi wawe azabikunda. Nubu ukora izina ukamukorera izina rifite creativity, rifite ubusobanuro, azarikunda rero. Aya rero ni amwe mu mazina meza wakwita umukunzi wawe twakugejejeho, akanezerwa kandi akagukunda kurushaho. Akenshi iyo umuhamagaye umuntu izina rye aharanira kumenya ibisobanuro byaryo, niyo mpamvu rero menshi agaruka ku myitwarire y'uwo iryo zina rihamagawe. Iyo yumvise rero rihuza n'ibikorwa bye ushima, ukamva uramushima, arushaho kwiyumvamo, urukundo rugakomeza kandi agakomeza kumva ko muri kumwe. Urukundo iteka ruratsinda. Komeza wite ku mukunzi wawe, umukorere byinshi, bizabafasha cyane. Ndagusaba kugira ngo dushyigikire, nimba wakunze ibiganiro byacu urakanda aho ngaho handitse subscribe, uraba ugize neza. Nimba utarabikora ubikore, uraba udufashije cyane. Ikindi ndagusaba kugira ngo uzajye ukurikirana iyo nkuru yacu, inkuru zacu dukora buri munsi. Uzajya usura chaîne yacu yitwa Kirabo TV, cyangwa se unyeganyeza ku kazogera kari ku ruhande. Buri video dukoze uzajya ubona notification kugira ngo uzuyirebe, bizadufasha cyane, uzaba udushyigikiye. Mugire ibihe byiza rero, amahoro y'Imana bane namwe. Mwakoze ku mwanya mwaduhaye, mukomeze muryoherwe n'urukundo rwanyu. Ibihe byiza, mugire ibihe byiza.